Imana mbere ya byose. Mbere y'uko ugira uwo ari we wese ushima, banza ushima Imana. Mbere y'uko ugira uwo ari we wese uhimbaza, banza uhimbaze Imana. Mbere y'uko ugira uwo usaba icyo ari cyo cyose, banza ugisabe Imana. Mbere y'uko ugira icyo ari cyo cyose utekerezaho, banza utekereze ku Mana. Mbere y'uko utangira umunsi wawe, banza usenge Imana. Mbere y'uko ubwiriza, banza usenge Imana. Mbere y'uko ukora igenamigambi iryo ari ryo ryose, banza usabe Imana ubwenge. Mbere y'uko ugira icyo ukoresha inyungu yawe, banza ugarure Imana icya cumi utange n'amaturo. Mbere y'uko upfa, banza wihane imbere y'Imana. Aya magambo ari mu cyigisho gisha cyasohotse cy'igihembwe cya kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ni ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Tuziga nk'uko bisanzwe ni amezi atatu, harimo ukwezi kwa Mata, ukwezi kwa Gicurasi n'ukwezi kwa Kamena. Igihembwe cya kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Icyigisho cy'iki gihembwe kiri kutubwira ngo ibigereranyo, imvugoshusho, ibimenyetso. Uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ubwo iki cyigisho kitwereka ko uburyo tuziga ni ubuhanuzi bwa Bibiliya, ni byo tuzibandaho muri Bibiliya. Rero ni icyigisho cyiza nk'uko tuzagikurikirana muri aya mezi atatu. Bararekera kuzagikurikirana, reka nabahe incamake y'ibyigwa bizigwa muri iki cyigisho. Twibutsa ko aha uri ni kuri Jean Nsenga VCP. Kora subscribe niwumva hari icyo bigufashije, wandikaho muri komenti, kandi gukora like ni ingenzi cyane. Nanone niba wifuza ko hari ibindi bintu mbararikira ko nenda kubaha iyindi video igaragaza amahame y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi twizera, kanabaha y'amagambo iyo umuntu ari ku mubatizo, pasiteri amagambo abanza kudusomera turi kurahira. Iyo video nayo iri hafi. Niba rero wumva ko iyo video yakogwa, andikaho muri komenti uti muzayiduhe. Reka turebere hamwe ibizigwa muri iki cyigisho. Nk'uko nabibabwiye, ni icyigisho, ni igitabo cy'ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Icyigisho cyacu kiratubwira ngo ibigereranyo, imvugoshusho n'ibimenyetso. Iki cyigisho kizatwereka uburyo bwo tuzajya twiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Byose bizasesengura. Nahanje nahawe wese kugira ngo tuzabashe kucyitabira, kugisoma, kugira ngo tuzumve ibikubiye muri ibi byigisho abayobozi bakuru baba baduteganyirije. Bimwe mu byo tuzigamo, icyigisho cya mbere kiravuga ngo amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Ese tuzarebera hamwe ayo mahame ni ayahe? Kabiri, urufatiro n'igitabo
cy'itangiriro, cy'itangiriro. Urufatiro n'igitabo cy'itangiriro. 3. Imvugoshusho zishingiye ku bukwe. Icyigisho cya 4 kikatubwira ngo amahanga, umugabane wa mbere. Nanone ku cyigisho cya 6 kizaba nacyo kiri kuvuga amahanga, ariko turebere hamwe umugabane wa kabiri. Icyigisho cya 6 kizaba kiri kutubwira ngo kikatubwira ngo gusobanukirwa igitambo. Icyigisho cya 7 kizatubwira ngo imfatiro z'ubuhanuzi. Icyigisho cya 8 kiri kuvuga ngo muri Zaburi, ko cyitwa muri Zaburi, ubwo ni umugabane wa mbere. Icyigisho cya 9 birumvikana, ubwo nacyo cyitwa muri Zaburi. Tuzarebera hamwe umugabane wa kabiri. Icyigisho cya 10 kiravuga ngo abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Icyigisho cya 11 kiravuga ngo urusina Esiteri. Icyigisho cya 12 kikavuga ngo integuza. Icyigisho cya 13 kiravuga ngo imvugoshusho zerekana ibizaba mu minsi y'imperuka. Imvugoshusho zerekana ibizaba mu minsi y'imperuka. Icyigisho cya 14 aricyo giheruka kiravuga ngo amasomo y'umurinzi wo mu ruturuturu. Ni ibyisho ni 13, ahubwo kuri 14 ni amasomo y'umurinzi wo mu ruturuturu. Ngayo nguko ngibyo ibyigisho 13 tuzarebera hamwe muri iki gihembwe. Reka turebere hamwe Union y'u Rwanda nayo yagize icyo ivuga kuri iki cyigisho tugiye kuzakurikirana. Ni icyiciro cy'ubusonga, inama mbere ya byose. Turarebera hamwe mu migani igice cya 3 ku murongo wa 9. Isomo riravuga ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganira w'ibyo wunguka byose. Matayo 6:33. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Irindi somo turarisanga muri Matayo 22 ku murongo wa 37. Haravuga ngo nawe aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Irindi somo turasanga mu Bakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 2. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Nanone Ellen G. White cyangwa se Ellen Gold White aravuga ati ubwami bw'Imana ni ubw'ibanze mu mibereho yanjye. Aya ni amagambo y'Union y'u Rwanda, icyiciro cy'ubusonga yabashije kuduha, nayo azadufasha muri iyi minsi tuzaba turimo kwiga ibi byigisho. Reka mbashimire uburyo mwemeye kubana nanjye, mbararikira kuzakurikira izindi video zitandukanye. Niba hari icyo wumva yagufashije, kora subscribe. Channel ni Jean Nsenga VCP. Reka Imana ikomeze iduhire kandi izadushoboze kubyitaho, kubiha agaciro, kandi tuzagire icyo twunguka muri iri jambo ry'Imana. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.